ni intambara ya nyuma ndetse n'intambara bivuga ko izarwana hagati y'impande ebyiri zigamije ko rumwe rutsindwa urundi rugasigara ruyoboye, ndetse bivuga ko ngundi ngo iyi ni intambara izaba yo ntambara ya nyuma izaba ku isi, ngo nyuma yayo nta yindi ntambara iteze kuba ku isi. Intambara y'Imagedoni. Muri iki kiganiro tugiye kumenya byinshi kuri iyi ntambara. Ese ivugwa hehe, yumvikanye ndetse inamenyekana hehe? Guhaye ikaze. Aha ni kuri Steven White, wahageze nibyo. Ndagusaba gukanda subscribe, like, comment ndetse na share nimba utari wabikora kugira ngo tujye tubana buri munsi. Herimagedoni ni ijambo ry'Igiheburayo risobanura ngo ni umusozi w'Imagedoni. Mu byahishuwe ibice 16 umurongo wa 16 haranditse ngo maze bakoranya abantu bose babakoranyiriza ahitwa mu Giheburayo Herimagedoni, ngo aho ni ahantu haherereye muri Isiraheli y'amajyaruguru hafi y'umudugudu w'Imagedoni mu misozi ya Yeziriyeli. Magedoni si umusozi munini nk'uw'ikirunga, ahubwo ngo ni igice kinini cyubatse hejuru y'ubudusigazwa tw'amateka, ndetse ngo tukaba twaravuye mu bice byinshi by'ubuzima bitandukanye byagiye bibaho mu bihe bitandukanye, ndetse ngo ubu buzima bwo mu bihe bitandukanye bwasize urusengero hejuru y'izindi nsengero, ngo ndetse ibi ngibi bishingirwaho bavuga ko aho ariho umusozi wa Herimagedoni ushingiye cyangwa se wubatse, ndetse ngo uyu musozi ukaba ubarizwa ahantu habarizwa insengero nyinshi ndetse zo mu gace ka Tezi. Ibi byose bisobanura neza ku buryo butandukanye ndetse bwumvikana ko Herimagedoni ari agace kihariye kabumbateye amateka, ndetse kakaba karabaye akamwe mu rwikubitiro mu guhinduranya k'ubwami mu bihe byagiye bitambuka. Aka gace k'Herimagedoni kabereyeho intambara nyinshi zitandukanye ndetse zagiye biba mu bihe bitandukanye by'amateka yaranze isi, uhereye ku gihe cya Farawo Timosi wa gatatu w'Abanyamisiri mu mwaka w'igihumbi 1457 imbere ya Yesu Kristo. Ibi ni mu gihe Abisiraheli biyoboraga, ndetse bikaba byarabaye kugeza ubwo intambara za Roma n'Abafarisayo zatangiriye. Ibi kandi byerekana ko aka gace ka Herimagedoni kahoze ari agace k'urusobe rw'imitwe y'intambara, ndetse gafite igicumbi cy'ubutegetsi n'inyungu zihambaye mu buryo bwa gisirikare. Aha hantu kandi hashobora kuba ari ishusho y'ukuri n'ikirenga, ndetse hakaba ari ahantu hazabera intambara ya nyuma y'isi, intambara y'umwuka no mu buryo bwa politike, ndetse ngo iyi ntambara ikazaba ihuza ingabo z'Imana n'ingabo za Satani nk'uko tubisanga mu byahishuwe. Iyo witegereje neza mu byahishuwe ibice 16 umurongo wa 14 kugera kwa 16 havuga ko hari abamarayika batatu bazajyana imbaraga z'ubuyobe mu bami bo mu isi, ndetse ngo kugira ngo bakoranemo hamwe bambarane n'Imana. Aho hantu ngo hateganyirijwe iyo ntambara niho hitwa Herimagedoni, ndetse ngo iyi ntambara si y'amasasu nk'izo dusanzwe tumenyereye ku isi gusa, ahubwo ni urugamba rwo mu bitekerezo, mu kwemera ndetse no mu guhitamo hagati y'ukuri n'ibinyoma. Abahanga mu by'umwuka bavuga ko Herimagedoni ari ishusho y'uruhando rw'umutima w'umuntu, aho duhitamo hagati yo gukurikira Imana cyangwa se kwishyira imbere, hagati y'ineza n'ikibi. Nubwo hari abatekereza ko iyi ntambara izaba ari iya gisirikare, abandi bavuga ko ahubwo ari urugamba rukomeye hagati y'imbaraga zo mu ijuru n'iza Satani, ndetse ngo rukaba ruzabera ku rugero rwisumbuye urw'abantu dusanzwe tumenyereye. Nubwo Magedoni itavuga ku buryo bwihariye mu bihe bya Yesu Kristo, ariko icyerekezo cyayo gifitanye isano n'inyigisho ze ku iherezo. Muri Matayo ibice 24 umurongo 3 kugera ku wa 8, aha Yesu yavugaga ku ntambara, inzara n'ibyago nk'ibimenyetso by'iherezo. Ibi bihuza neza n'ibyitezwe mu ntambara y'Herimagedoni. Yemwe hari n'abavuga ko uyu mu nyigisho ziwe yibanze mu kugaragaza imyitwarire ikwiye kuranga umuntu uzarwana iyo ntambara, akirengagiza kuvuga ku gace cyangwa se ahantu izabera. Abashakashatsi bagaragaza ihuriro riri hagati y'ahantu intambara zarwanirwaga kera ndetse n'ukuri kw'iherezo. Ibi ngibi ngo ndetse bagasanga bihishura icyigisho gikomeye cyane. Igihe cyose umuntu ahora ahagaze ku rugamba hagati y'ukuri n'ikinyoma. Muri ibi bihe abantu barimo barwara intambara zitagaragara, intambara y'indangagaciro, iy'uburenganzira, iy'ukwemera ndetse n'iy'ubwiru. Herimagedoni yahindutse ishusho y'ubuzima cyangwa se y'ubuzima bw'intambara umuntu wese arwana imbere mu buzima. icyemezo cyo kumvira Imana cyangwa se cyo kuyivanaho.
Iri ni isomo risaba buri wese gusuzuma umutima we, akibaza nimba hari agace mu mubiri wiwe cyangwa se mu buzima bwiwe karwana n'ukuri n'ikinyoma. Herimagedoni ntabwo ari gusa ahantu h'ahazaza, ahubwo n'ishusho y'ibiri kubera mu mutima wa buri muntu wese muri iki gihe. Iyi ni intambara y'ukuri kurusha izindi zose zaba zarigeze zibaho, nk'uko tubisanga mu Byahishuwe ibice 19 umurongo wa 11 kugera kwa 21. Aha havuga ko iyi ntambara ari ukugaragaza ukuri ndetse n'ubutabera bw'Imana. Yesu uvugwa nk'umwami w'abami azaza kuyobora ingabo z'ijuru zambaye imyenda yera, ndetse ibingibi bikazaba ari iherezo ry'ubutegetsi bwa Satani n'imyuka mibi, igihe abantu bose bazamenya ko hari umwami w'ukuri, umwami Imana ari we Yesu Kristo. Ibi bigaragaza ndetse neza n'iherezo cyangwa se uko iyi ntambara izarangira. Bagaragaza ko izarangira uretse intsinzi y'Imana igaragaye. Ariko ngo mbere yo gutsinda abantu bagomba guhitamo uwo bazakorera. Ngo iyi niyo mpamvu ubutumwa bwa Herimagedoni bukomeye cyane. Si aho gusa, ni igihe cyo gufata ahubwo icyemezo gikomeye kizaba kibayeho mu bihe by'isi, ku bisi yaremwa ndetse kugera ku irangira ryayo. Iki ni cyo gihe cy'amahitamo akomeye kizabaho mu bihe by'isi byose byabayeho. Hari ibimenyetso bigaragara muri iki gihe nk'intambara, imyuka y'ubuyobe, ihindagurika ry'ikirere, kwiyongera k'ubwicanyi ndetse no kwigomeka. Ibi byose ngo bikaba bihuzwa n'uko byemeza benshi ko tugeze hafi y'iyo ntambara ya nyuma. Herimagedoni iravuga igikomeye mu buzima bwa buri muntu wese utuye ku isi, ndetse iravuga ko tugwiye kugira ubushishozi, kwihana ndetse no guca bugufi. Iyi ntambara ntabwo ari iy'isi yose gusa, ahubwo ni intambara nanone izagaragaramo uruhare rwa buri muntu wese ku giti cyiwe mu gufata ibyemezo. Ni igihe cyo kwisuzuma no kwitegura. Ibihe bya nyuma si ibizaza gusa, ahubwo n'ibyo turimo gucamo, ahubwo n'ibihe bya nyuma. Herimagedoni ni ijambo ryuje urujijo, ukuri ndetse n'amayobera n'igitinyiro. Ni ijambo rigaragaza icyerekezo cy'ukuri kuzatsinda ikinyoma. Ni intambara cyangwa se urugamba ruzazana ubutabera kuri iyi si dutuye, cyane ko isi dutuye ngo izaba yamaze kurangira, hakaza isi nshya, isi izanye n'ibyayo. Ngushimiye ko wabanye nanjye muri iki kiganiro kuva gitangira kugeza kuri aya magingo. Aha ni kuri Steven White, wahageze nibyo. Ndagusaba gukanda subscribe, like, comment ndetse na share nimba utari wabikora.